Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza aho mugiye muherereye hose. Ngiye kuba mbagezaho amakuru mashya nk'ibisanzwe. Ngiye kubabwira ko ubupfumu n'amarozi ari zimwe mu ntwaro zagwingije umugabane wa Afurika. Ubushakashatsi bugaragaza ko kwizerera mu marozi n'ubupfumu ari bimwe mu bigira uruhare mu idindira ry'iterambere rya Afurika, bitewe n'impamvu zirimo ko abayizereramo bahorana ubwoba bubakenesha ubwo kudatangira imishinga mishya ngo idahungabanywa n'amarozi. Amarozi rero n'ubupfumu bimaze imyaka magana byizerererwamo muri Afurika, ndetse bikanagira uruhare runini mu muco w'uyu mugabane, haba ababiha agaciro bakabigenderaho mbere yo gufata imyanzuro runaka no kugira icyo bakora. Gusa abashakashatsi bagaragaza ko ibyo bigira ingaruka mu idindira ry'iterambere ry'umuntu ku giti cye ndetse n'iry'igihugu muri rusange. Nk'ubushakashatsi bwakozwe mu bihe bitandukanye bugakorerwa mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika birimo Benin, Cameroon na Nigeria, bwagaragaje ko hari abantu batinya gutangiza ishoramari kubera ubwoba bw'uko basubizwa inyuma n'amarozi, ibidindiza ubukungu bwabo n'ibihugu muri rusange. Bwakozwe n'abarimo Professeur Daniel Shishima wigisha mu ishami ry'iyobokamana na filozofi muri kaminuza ya Benin State yo muri Nigeria. Inzobere mu by'ubukungu muri kaminuza Abolish Jeshman, umushakashatsi muri kaminuza ya Parakusai Sotima Chantimpo, umushakashatsi wahoze akorera umuryango Amnesty International Jerry Telhar, ndetse n'abandi batandukanye. Mu bindi ubu bushakashatsi bwagaragaje nuko kwizerera mu marozi bibikamo abantu ubwoba, bigatuma batizerana hagati yabo, bityo bikabangamira imikoranire bashobora kugirana yanabateza imbere bombi. Ubu bushakashatsi kandi bwagaragaje ko hari amafaranga menshi akoreshwa mu gutera inkunga imishinga ariko ikadindira, bigizwemo uruhare n'impamvu zitavugwa kandi zishingiye ku kwizerera mu marozi. Hari kandi no kwangiza imitungo y'uwavuzweho kugira amarozi cyangwa akangizwa n'iy'umuryango we, kwiyongera kw'itangwa rya ruswa n'ubwiyongere bw'akagambane ndetse n'ibindi byaba birimo kwica abantu. Ibi ni ibyagarutsweho n'umupfumu wo muri Nigeria Elisha Yehaya, wavuze ko n'abaguverineri bagiwe bakanishyura amafaranga menshi ku bw'inyungu zabo. Yabivuze rero muri aya magambo agira ati: abanyapolitiki benshi baza kundeba ndetse na guverineri araza, baba bagomba kwishyura amafaranga menshi kuruta undi muntu usanzwe. Mbaca amadolari 500 mu gihe abandi mbaca amadolari 25. Ubu bushakashatsi kandi bwagaragaje ko inzego z'umutekano mu bihugu bashyizeho amategeko ahana ibyaha bifitanye isano n'amarozi zitarakurikiza uko bikwiye, bigizwemo uruhare no kuba abazirimo batarahuguwe bakanabikomwa mu nkokora n'impamvu zishingiye ku muco ufite uko usobanura amarozi muri ibyo bihugu ndetse n'ibindi. Amakuru mashya yacu rero reka tuyakomereze hano. Aya makuru rero nagashya, ngiye kubabwira ko byagaragaye ko umugore agiye gushyira tatuwaje mu mboni y'ijisho rye. Umugore wishushanyijeho ibishushanyo byinshi cyane kurusha abandi ku isi yatangaje ko azongera kwishushanya mu jisho nyuma yo guhuma bwa mbere akimara kubikora. Amber Rook w'imyaka 29 yahisemo inzira iteje akaga mu bihe byashize bituma amara ibyumweru bitatu atabona neza. Uyu ni umunya-Australia uzwi cyane n'inshuti ze nka Blue Eyed White Dragon. Yamennye amapaundi 20 mu kwishushanyaho tatuwaje zirenga 600. Hejuru yo kwishushanya umubiri wose, Amber yakoresheje andi madolari 70 mu guhindura umubiri bikabije, harimo gucamo kabiri ururimi, kongera amabere, umusaya n'iminwa, guhindura amatwi no kongeresha ikibuno. Mu mwaka wa 2020 Amber yihanganiye uburibwe bw'iminota 40 bwo kumushushanya mu jisho rigahinduka ubururu. Noneho uyu mukobwa arashaka kongera kwishushanya mu maso indi nshuro n'ubwo uburibwe buba ari bwinshi ndetse agahuma. Uyu yabivuze muri aya magambo ati: abantu ngo kuki wishyira muri uko kuzimu, uzi ko ibyo bishobora kuguteza
guteza akaga, ariko mu by'ukuri nta kaga iyo bikozwe neza. Amber ariko yatangaje ko yishimiye kongera kwiyandika mu maso kuko biteganijwe ko azahindura ibara ry'ijisho rye. Uyu mukobwa yishyizeho tatu ya mbere ubwo yari afite imyaka 16 gusa. Ngendi Jocelyn Uwizeyimana ambibutsa gukora like, subscribe, share na comment kugira ngo mukomeze mukurikirana amakuru mashya ngenda mbagezaho.